Welcome back kuri Dark Family. Twongeye twagarutse n'agafilme keza cyane kitwa The Last Man on Earth. Icara ugubwe neza kuko uraza kuryoherwa. Filme kitangira batwereka abantu bose baba ku isi barishwe na virus, usibye umugabo umwe witwa Philip akaba yari amaze umwaka wose aba ku isi wenyine. Ngo Philip yafashe imodoka atangira kugenda azenguruka ahantu henshi hagiye hatandukanye kugira ngo arebe niba yabona undi muntu waba warasigaye, gusa ntiyagire uwabona. Gusa ntiyacika intege, ashira indangururamajwi ku modoka akomeza agenda ahantu henshi abaza niba nta muntu uraho hafi. Atangira kugenda ahantu haba ibishushanyo bihenze, atangira kubyiba. Arangije afata icyemezo cyo gusubira aho yabaga, ariko yasigaye yanditse ku cyapa ko ari muzima kandi ko wamushaka yamusanga mu mujyi witwa Tucson. Ageze iwe yatangiye kuzinga imyenda n'ibyo abonye hafi, afata imodoka ajya gushaka indi nzu nziza yabamo. Ahita abona umuturirwa mwiza cyane abari wajya kubamo. Agezemo yahise atangira gushiramo bya bishushanyo yari yaribye, ashiramo na tapi yakuye mu nzu y'umukuru w'igihugu. Ubwo yakomeje kugenda yegeranya utuntu twose muri iyo nzu. Ubwo mbere yuko asinzire abanzaga gusaba Imana imbabazi kubera kwikinisha cyane, ari nako asaba Imana ko yamufasha ikamubabaza umukobwa umwe babana ku isi. Ubwo Philip buri munsi yahinduranyaga imodoka akajya gushaka icyarya. Yiyambariye n'agakabutura k'indani gusa akinjira muri alimentation akoresheje imbunda. Yageramo agapakira ibintu byose ashoboye atibagiwe n'udufilme tw'abantu bakuru. Ubwo kugira ngo amasaha agende yakinaga udukino tugiye dutandukanye nko gufata ikibuye akagitera ahantu hari amatara kikayamena yose. Yarangiza agafata n'imodoka akayiporomora ikagenda ikagongana n'izindi. Uko iminsi yashiraga yagendaga amera nk'umusazi. Ubwo hashize ukwezi ku munsi yizihizaga isabukuru ye y'amavuko, yafashe gato ashiraho akabuji gato atangira kwibuka ibihe bya kera uko isabukuru ye yabaga imeze, irimo abantu benshi kandi bishimye. Hashize amezi 5 yanzu Philip yaramaze kwihanduza bidasanzwe kuko nta suku yakoraga. Yari yuzuye uducupa tw'amazi n'ibindi bintu yakoreshaga byose yabisigaga aho ngaho yabikoresheje. Ubwo kandi ntiyanakarabaga, akaba yari asigaye abayeho nk'inyamaswa. Akituma muri piscine, yarangiza agafata inzoga akazishira mu ibase akaryamamo, ari nako ari kwinywera. Umunsi umwe ajya ahantu mu kabari afata imipira n'utudenesi adushushanya amasura y'abantu, atangira kunywa tuvugisha kugira ngo yumve ko atari wenyine. Ijoro rimwe ajya ahantu bacururiza imyenda, abona ikintu bambika imyenda, agiye kugifata akaboko kacyo karacika, ahita amera nk'umusazi atangira kumva yakwiyahura. Umunsi ukurikiye ajya ahantu hari amabuye manini yandikaho ko ari bupfa uwo munsi, anashira niyo tariki. Arangije ajya mu modoka ashiramo umuvuduko ngo yiyahure. Ubwo yahise yitegereza neza abona ahantu hari kuva umwotsi, ahita ahagarara ngo ajye kureba. Agezeyo yasanze ari umwotsi bisa nkaho bari bamaze guteka. Ahita anabona imyenda yanitse harimo n'isutiye y'umukobwa. Ibintu byahise bimusubizamo imbaraga, ahita yumva ko Imana ishobora kuba yamusubije imuzanira umukobwa ku isi. Yahise yihumuriza kuri iyo myenda, ahita yumva ko yanambawe vuba. Ibintu byahise bituma agira ibyishimo maze ahita atubwenge. Mu gukanguka yisanze ari mu biganza by'umukobwa mwiza cyane wahise amubwira ko ari Imana yamwereje. Ahita atangira no kumusoma. Philip ubwo akangutse asanga ni umukobwa utari mwiza wari uri kumuhuha mu mwuka kuko yari azi ko yapfuye. Philip yahise akangukira hejuru atangira kumubaza aho umukobwa mwiza yari ari kubona yagiye. Ubwo umukobwa yahise amubwira ko ashobora kuba yari ari kurota. Gusa bose bahita batangira kuvuza induru kuko bari bazi ko ari bonyine ku isi. Umukobwa yahise amubaza impamvu ipantaro yatose, maze Philip ahita amubwira ko mu gahe gashize yari ari muri piscine, ariko yaramubeshyaga ahubwo yari amaze kwihagarikaho kubera ibyo yari ari kurota. Ubwo Philip yakomeje kubimubwira, ari nako yegera uwo mukobwa, maze nawe agira ubwoba akuramo imbunda maze ashaka kumurasa. Philip yahise azamura amaboko amusaba imbabazi, ahita amubwira ko ari byo yihagaritseho kubera ibyo yari ari kurota. Umukobwa yahise acisha make ahita abika ya mbunda. Bahita batangira kwibwirana. Umukobwa amubwira ko we yitwa Carol. Atangira kubwira Philip ko mbere virus itaraza yari umukozi usanzwe, gusa nyuma yaho virus yisha abantu bose, nawe yatangiye kugenda azenguruka isi kugira ngo arebe ko ari undi wabona yarokotse. Nyuma akaza kubona bimwe Philip yanditse ku cyapa ko waba wararokotse yazamusanga muri Tucson. Gusa Philip wabonaga atamwishimiye kuko Carol yagumaga avuga ibintu byinshi. Ubwo bahise bafata imodoka bajya kureba aho bakura icyo kurya. Ubwo bari mu nzira Philip yaciye ahantu bitemewe guca, maze Carol atangira kumubaza impamvu yaciye. Philip ahita amwibutsa ko bari ku isi ari babiri kandi ko nta polisi ihari ngo imwandikire. Gusa kugira ngo Philip amushimishe yahise ahagarara hari feruje. Carol ahita yishima, maze bageze hamwe bakura icyo kurya. Philip yahise aparika ahagenewe abantu bafite ubumuga. Gusa Carol bigaragara ko ari umuntu ugendera ku mategeko, yatangiye kumubwira ko yaparitse ahatariho. Noneho Philip agira umujinya, ahita atwara ya modoka yinjiza muri ya nyubako bagombaga gukuraho icyo kurya. Nyuma bahise batwereka Philip amutanye hamwe. Gusa Carol yahise yibaza itungo riba muri iyo nzu ko yasaga nabi cyane. Aramusohokana amwereka piscine yari yuzuye imyanda. Carol arumirwa, ahita abona na bya bishushanyo yari yaribye, atangira kumubaza impamvu yabyibye. Gusa Philip yongera kumwibutsa ko nta nyirabyo uhari kuko ari bo bonyine basigaye ku isi. N'umujinya mwinshi Philip yahise amusubiza hamwe yamusanze, ahita yigarukira muri ya nzu ye. Gusa bukeye Philip yatunguwe no kubona
Kahora yagarutse ari no gukora isuku muri iyo nzu. Gusa Philippe ntibyamushimishije. Bahita batwereka bwije Philippe yasubiye muri ka kabari, tangira kunywa inzoga avugisha bya bintu byari yashushanyijeho anitotomba, ari nako yibaza impamvu uwo mukobwa yaje mu buzima bwe, akaba atangiye no kumuha amategeko nk'ari umugore we. Ubwo bahise batwereka umunsi ukurikiye Kahora yimukiye mu nzu iri hafi yaho Philippe aba. Gusa Philippe ntiyabyishimira, atangira kumusaba ko yajya kuba ahandi. Gusa Kahora amubaza impamvu adashaka ko baturana, ahita yibaza ko ari uko Philippe ashaka kwisanzura akagenda yambaye ubusa mu muhanda. Gusa Philippe yahise amwereka ko atari yo mpamvu, ahita amanura ipantaro amwereka ubusa bwe. Kahora amaze kubona ubusa bwe yahise atangira kuvuga ko ari Imana yahisemo ngo babyare buzuza isi, atangira kumuha igitekerezo ko babana nk'umugabo n'umugore. Gusa Philippe yahise abihakana n'umujinya mwinshi, amubwira ko nubwo basigaye ku isi ari babiri gusa atakwemera ko babana nk'umugabo n'umugore, ahita anigendera. Umunsi ukurikiye ubwo Philippe yari yicaye kuri pisine yahise abona Kahora agarutse, atangira kumusaba ko bashaka uburyo bazahinga inyanya bakajya birira ibintu bitazabagiraho ingaruka. Gusa Philippe yari yabaye nk'umuntu wasaze, yahise amusaba ko yamuva imbere. Bigeze nijoro Philippe yahise ajya hamwe Kahora yabaga, ahita yiba za nyanya zose yari yarahinze atangira kuzirya zose. Umunsi ukurikiye Kahora yaje kumureba asanga inyanya yari yahinze zose yaziriye. Gusa Philippe akomeza kubihakana ko ataziriye. Kahora yahise amwegera ahita amukuraho urunyanya rwe rwasigaye mu misatsi ahita agenda. Gusa Philippe ahita abona ko asa nk'uwavunitse mu gihe ariho ashaka amazi yo gushiraho yahinze. Haciye iminsi Kahora atangira nawe kurambirwa kubaho kurikiza amategeko. Ubwo mu gihe Philippe yari ari guca aho ngaho yahise abona Kahora ari kujyana ibiti ahari agapisine gato ariho hasigaye yarahinduye toilette. Kahora atangira kubwira Philippe ko atangiye kwemera ko atari Imana yahisemo ngo bubake umuryango, ahubwo ko Imana yabibagiwe kuko ntacyo babasha kwikorera. Philippe mu kubyumva byamuteye agahinda, ahita ajya hari ibigega by'amazi akora imiyoboro y'ijya ahantu Kahora yari yarahinze. Ibintu byose bimushimisha cyane, ahita amusaba ko baza gusangira nijoro. Bigeze nijoro Kahora yaratetse barasangira. Gusa Philippe yari ari kuryana umururumba mwinshi kubera ko yari amaze igihe kinini atabona ibiryo bitetse. Ubwo Kahora yahise agarura ikiganiro cyo kuzabyarana bakagira umuryango. Philippe nawe ahita amubwira ko yabitekerejeho kandi ko yiteguye ko babyarana. Gusa Kahora amubwira ko bagomba kubanza gukora ubukwe. Philippe biramutangaza agira ngo Kahora ari gutebya, gusa Kahora we ntiyari ari gutebya. Ngo Philippe yahise agenda, haciye iminsi ahita atera ivi amusaba ko bazabana. Ibintu byose bimushimisha cyane. Ubwo bahita bapanga gukora ubukwe umunsi ukurikiye. Bahise batwereka umunsi ukurikiye bambaye imyenda y'abageni bari mu rusengero bagiye gukora ubukwe. Ngo batangiye kwisezeranya, umuhango urangiye bagiye gusohoka batunguwe no kubona abantu benshi baje kubakira. Ahita abona ko yakoze ikosa, ahita avuza induru ariko ashidukira hejuru, dusanga ibyo yari arimo byose yari ari kurota. Yahise yegera ku birahure ngo rebe hanze ko hari abantu, asanga koko yari ari kurota. Ubwo mu kanya gato Kahora yahise amuzanira ibiryo, ubwo atangira no kumubwira ko batora uzayobora icyo gihugu. Ubwo Philippe ahita yitora nka perezida. Bahise batwereka umunsi w'ubukwe ugeze batangira imyiteguro. Kahora atangira gukora umutsima bazarya, gusa Philippe wa yarari yakoze ikirori cyo gusezerera ubuseribateri. Ahita ajya no gusezera bya bipupe bambika imyenda, atangira kugisezera akibwira ko azahora aricyo akunda ubuzima bwe bwose. Ubwo yahise ajya aho bari bukorera ubukwe, asanga Kahora ibintu byose yabishize ku murongo. Philippe yaje yiyambariye ibisanzwe, Kahora ahita amubaza niba yazanye impeta. Philippe ahita yibuka ko ari we wagombaga kuzishaka ariko ko atigeze azishaka. Ubwo Kahora n'agahinda kenshi ahita amubwira ko ubukwe bupfuye, asohoka ari kurira kubera yabonaga ko ari we ubishiramo ingufu. Philippe nta kintu byabaga bimubwiye. Philippe yahise ajya hamwe Kahora aba akomanga ku rugi ashaka ko bavugana. Gusa Kahora aramwihorera afata inyundo ahita yica urugi rw'iyo nzu arinjira. Agezemo asanga Kahora imyiteguro yari yayikoze myinshi cyane ihambaye, yari yakoze n'umutsima bagombaga kurya. Philippe ahita atangira kumusaba imbabazi ariko amubwira ko adakunda uburyo avuga cyane, ari mpamvu bisa nkaho bitari bimurimo ibyo gukora ubukwe, ariko ko yishimira kuba bari kumwe ku isi kuko iyo atahaba yari kuba yariyahuye. Philippe yahise amushyira mu modoka amujyana aho bagurisha impeta. Ubwo bahise bamena aho ziba batangira guhitamo izo bari bwambare. Barangije bahita bazambikana baranasomana, bahita bemeranya ko bagiye kubana nk'umugabo n'umugore. Bigeze nijoro bageze mu gikorwa cy'abantu bakuru, Kahora yabaga ari kuvuga amagambo menshi, ibintu Philippe atakundaga habe na gato. Umunsi ukurikiye bahise batwereka Philippe ari kwikinira mu nzu, maze Kahora nawe ahita amusanga batangira gukina ku gapira. Bakomeza umunsi ari nako bakora ibintu bigiye bitandukanye. Philippe ahita ajya kumwereka uwari umukunzi we atarabona. Kahora ubwo atungurwa no gusanga uwo yita umukunzi we ari igipupe kimwe bashiraho imyenda mu maduka. N'umujinya mwinshi yahise agifata agikubita hasi. Philippe ahita atangira kwiyakira ariko binagaragara ko yatangiye kumwishimira. Ubwo bahise bafata imodoka ngo batahe, mu gihe bari mu nzira bahise babona imodoka yindi baciyeho, bahita bahagarara bagiye kureba babona havuyemo umukobwa mwiza cyane. Philippe atangira kwicuza impamvu yarongoye Kahora. Ari naho agafilme kacu karangiriye. Niba wifuza kumenya uko byarangiye, andika muri comment tuzabaha kandi gace. Mwakoze cyane kubana natwe kuri Ndak Family. Njye nitwa Ndak kubagezaho tudufilma. Kora subscribe utazajya ucikwa n'udufilme twiza tuzajya tubaha. Bye bye.